ese kure kamubaze ubyumva ute kuba wararangije amashuri yisumbuye ukaba uri umukozi wo mu rugo kandi uri umukobwa mwiza? rero njyewe ibyo bintu simba nshaka no kubitekerezaho cyangwa bitindeho cyane. Buriya njyewe ikintu mba ndeba ni kimwe nanatekereza. Buriya mba ntekereza se mbayeho neza nzatera imbere. Iyo rero ibyo ngibyo mbyibajije nkanisubiza, nyine ntabwo mba nshaka no kubireba. N'ibyo ndeba bihagije. Reka ngaruke kuri iki cyo kuvuga ngo ubayeho neza. Ese ubuntu ubayeho neza ubundi mu busanzwe? Cyane mbayeho neza kandi nzatera n'imbere kubera ko njya neza nkaryama neza kandi n'umushahara 30,000 mpembwa. Yego si menshi ariko nanone ntabwo ari makeya. Buriya nagize imibare ipfuye n'amafaranga yazangirira akamaro gakomeye cyane kandi buriya we nuko utabizi. Uzi ko kera nyine umushahara w'abarimu kera uzi ko bahembwaga 30 niba ahubwo atari no munsi ya 30. Ubundi bahembwaga 30 kandi kera mu cyaro umwarimu niwe wabaga uri umukire, niyo wagiraga abana biga ahantu heza, nibo baryaga neza. Rero nyine nanjye ibyo bintu cyizere nyine nagira imibare ipfuye njye nzatera imbere cyane kandi ndabyizeye. Cyakoze nkunze iyo spirit yawe. Ibaze kuba ukorera 30,000 ukaba ufite ibitekerezo bingana gutyo, ibaze noneho ukoreye amafaranga menshi. Cyambere ni mu mutwe kandi wabona ujye ubona amafaranga akazi k'amafaranga 30,000 ukakirengeshwa kandi wirirwa wicaye aha ngaha. Kuri njye nyine mba numva ari makeya, ariko ubwo nyine wenda biterwa n'imibare yawe uko ngiye banekeza ibibazo mfite, ariko ubwo basanguye kuri wowe ari menshi. Kumva amafaranga aba makeya biterwa n'uko umuntu ayipangira kandi rega niyo aba ahari. Nese akazi ko kabuze wa muntu we wabigenza ute? Gusa icyiza ni uko ufite ibitekerezo byiza. Ubwo wenda reka nze rero wenda wabona nanjye wenda nzakabona. Mbega Imana ibirimo we izakunda buriya. Gusa byamfashaga si byarangiye si wakigendera ibindi nkabikora. Ariko wenda ko umuntu umunsi yabonye uko arya ubwo nyine bitunganye turebe ko byavamo. Kangiye babo ndabizi murashonje. Nako nanjye ndumva imereye nabi mwebwe igeze ko ngiye inzara mba naranayimenyereye. Ndashonje ariko reka ndebe ko hari aho nawe uhamagara ariko nasaba akazi urabona nanjye nkabonye wa muntu. Courage. Frank rero cyo gusaba imbabazi nakubeshye pe. Cyagiye ubwo dusangaga hariya hanze burya nasiriraga na wa murumuna wanjye, ntabwo twigeze twinjira muri uru rugo. Ntabwo twigeze twinjiramo hano. Kandi bambwiye ko muvuyemo babaherekeje Yes, nabikubwiye rwose kandi niyo mpamvu nanjye ngeze mu rugo nkavuga reka nze ngaruke mubwize ukuri. Njyewe ngeze hirya bitekerezaho neza kabisa ndavuga reka nze mbikubwire. Umugore wawe yampamagaye ndaza musanga kuri gate. Nibwo twasiriraga dusa nyine ndwana no kugira ngo mpamukure umutware. Ikigo cyagiye wadusangaga rero, ariko mu by'ukuri ntabwo twigeze tugera hano mu nzu. Buriya twagarukiye hariya wasanga dusirira bitamutwara kuri ababibonye. Ishyano ni agacuma keso bakoramo. Bivuze ngo mwaje mugera hariya murahagarara ariko sorry vraiment. Karere Ndahame.
herekeza uyu muntu mu kingurira asohoka atahe. Yego. Okay. Hari ikindi washaka kumbwira se? Ntacyo. Merci kandi kuba Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School. Tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha ndetse n'uburyo wabangikanya aya masomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe. Mwiriwe amahoro. Ndagira ngo rero mumpamagaye kubagaho nafite indi gahunda yihutirwa ariko numva nagomba kuza umpamvu icyo mumbwira n'icyo munshakira. Ndagira ngo rero mumbwire kugira ngo nubahirize iyo gahunda yindi. Guhamagaye nakubwira icyo yaguhamagariye. Isimbi. Wabimeze bite? Nyine papa ukuntu bimeze hano hari umuntu waje aza ariko ntamuhamagaye nta na gahunda dufitanye rero kubyumvisha Frank ari kubyumva neza yandakariye cyane yanze no kumbabarira. Nazo ikibazo ni umuntu mubwire nyine ibintu utabica ku ruhande kuko ndakeka wamuhamagaye ngo umubwire uko ibintu bimeze. Cyane niba utabimubwira nabwo ubwo menye uko bimeze. Ni umuntu nyine umuntu sobanura uvuga ko ari umu ex wawe waruje kugufata ngo mugende. Papa atanu nyine n'umuntu waje Vuga ko ari umu ex wawe waje kugutora ngo mujye kubana. Kono biga atari ko bimeze. Cyane ko naje tutavuganye ntanamuhamagaye. Agombye kunyumva rero. Nibyo ngibyo ubwo byarangiye. Nse isi ngo ni Max wawe. Hano se rasanzwe hazi. Ntabwo nzi umuntu ahamurangiye. Rero kumwumvisha yanze kubyumva. Ese yaraje mu buryo rwego. Nyine nibyo namusobanuriraga kubera ko yampamagaye ko ari kuri gate. Ndamubwira rero ndabwa ntabwo ushaka aho ngaho ndangije mpamagara mukuru wiwe aza kumutwara. Kwa nje mbura nawe ntabwo yamusuza aragwa neze munanamureba rwose. Rero Frank yanze kunyuma. Frank. Niko bimeze mwabiganiriyeho mbere yo kumpamagara. Jewe ariko nta ruhare nagize mu kuguhamagara. Niwe waguhamagaye. Jewe ukomeze mukomeze niba mbabaye se aragira ngo umubabaro mfite ushiremo ntukanze kuri telekomande. Twabiganiriye bihagije. Nta n'impamvu yo kuba waje hano. Sinigeze mwirukana se. Nigeze nkukubita ntabwo kubise ngewe. Nzitubana tutavugana kwiza. Burya rero kubana mutizerana burya ni source yo kugira umubano mubi. Ikintu cya mbere ikindi bura communication hagati y'umugabo n'umugore. Icyo kintu kibanze gituma umuntu yubaka. Aho turi kugendana ku ruhande rumwe mwese ndabumva rwose 100%. Ari Frank
wareactinze mu buryo yareactinze kubera of course urukundo agufiteho ndamwumva gufuha atanagufuye ntabwo yaba agukunda unakimenye ikindi kirenze ibyo n'Imana irafuha murabizi sibyo ariko ubundi bijya mu rukundo habamo kwihangana kubabarira no gusaba imbabazi iyo umwe yemeye ko yakosheje agasaba imbabazi kandi abikuye ku mutima usabwa imbabazi nawe agerageza kumubabarira nubwo birimo namwe biba bitoroshye gusa ubu ex wawe sinzi burya aba ex rero n'abantu babi hari igihe nyine utaramukunze cyangwa se mwarapfuye ibintu bitumvikana cyangwa se yaranagukumbuye ibintu nabyo birashoboka biterwa na relationship mwagiranye ntabwo ro yishimiye ko washatse undi mugabo icyo ugomba kucyumva ufite no kumwirinda wasanga yemwe atari yanashaka kuko nababaye yarashatse ntabwo yakwiruka inyuma y'ibyamusize ubwo isimbi rero ufite kumanaginga iyo situation ukavuga ngo ndakwiyamye kuko uburyo yiyamye umuntu rimwe kabiri gatatu iyo byanze umutorera n'abagabo kamwiyama sibyo kandi kugira ngo ugende nagende neza biba byiza nko mukuru we niba wamuhamagaye mukuru we ukamutuma akagufasha kumwiyama kuko nawe ntabwo ntekereza ko mukuru we nawe yakwishimira ko izo intrigue izo litige ziza hagati yawe no kugira ngo agusenyere ntangiye siko mbibona ikindi burya kubaka kugira urugo rwiza bisaba kwizerana uko biri kose mujya kubana hari uburyo mwahuye hari uburyo mwaganiriye ibyo byose mufite kubisubiza inyuma Frank rero nawe nibyo ndakumva nawe nabivuze urafuhira umugore kubera kumukunda ndanakumva 100%. Nshatse ntabwo na 200% bitavuze ko nuko umwana wanjye w'amaraso wenda ngo isimba abyitwaramo yumve ko mbogamye ariko ndakumva kuko nanjye ndi Frank nafuha sibyo ufite kumwumva ariko Frank nawe ukamubabarira reba wenda aho kantu kajemo gatozi gato kajemo urebe n'ibindi bihe mwari musanzwe mubamo cyeka niba biba buri gihe mukamwara biduhishe cyangwa se ari ibintu byirepeta ndatekereza ko mukwiye kubiganiraho ako ntabwo ari akantu katuma mutandukana na cyane ko tigeze umusanga mu rugo tigeze umusanga mu nzu wenda musanze mu kandi nabwo ndi wamusanga mu nzu ntabwo umushyitsi yaza komanga ugomba kumva ikimugenza ibyo nabindi mu ntara n'ikibazo gikomeye bwa mbere yaraje hano nuko yanze kubyo ndumva icyo kintu mukwiye kuza kukiganiraho nako mve hano birangiye reka mve hano birangiye kuko ndumva nta mpamvu muri abana banjye ndashaka ko mu gihugu ukomeye ariko se nakugize iminsi turabana nturi kuvuga wandakaye nise kandi ntabwo naza musaba imbabazi Frank nabyumvishe nyine asabye imbabazi nta kintu Frank nyumva nk'umubyeyi nifuza ishya n'ihirwe muri uru rugo rwanyu nyumva nk'umubyeyi wumva ko nta byacitse kandi ntimuzongeye kumpamagara kubera ikibazo nk'iki hagati yanyu muraganira mukabirangira bivuga niwe waguhamagaye ariko kumpamagara nuko yarababaye none se yaguhamagaye munize mukubise bari gutabaza ariko uzi ntabwo imibanire dufitanye ari myiza umufaransa niwe wavuze ngo le silence tue guceceka muri abantu mubana mu rugo umwe agaceceka n'undi ni bibi cyane kuruta nuko wamukubita urushyi bikarangira ndabikora aho nshaka kubikemura uramukubita urushyi ntabwo ndi mukubita mvuze ko ndabikora nashaka igisubizo cyane okay nizere ko ari amahoro okay kumva rero niba nta kintu wasaba imbabazi oya araza kukubabara ntugire ikibazo
baramutse. Meze neza nta kibazo. Sacyureka ko wanga kweli. Sugomba kubangana. Shirana nagize umuza gusanga ibintu byose akagira. Yavuga ko nabyutse nyine nkaba ndi muri sawari ikindi. Nasanze uvuga amasaha. Neza ubu noneho bigiye no kuba ikibazo isaha iyo ari yo yose nabyukira hasi mu rugo iwanjye pe. Nuba ngo hari amasaha nandikiye kubyuka nayo ntandikiye kubyuka. Urashaka iki se? Wabyuka ryama ko wakiriho amasaha yo kuryama. Gusa ngo nzaza. Si mubabaririye. Niki kibazo gihari? Nisi kwa usinyibazo. Nakubabariye nanjye ibintu byose byarangiye. Ikibazo ufite niki? Gusa ko kiraka. None se kubabarira umuntu no kurakara cyangwa kureka kurakara bihurira. Nakubabariye ariko umutima wanjye ndacyababaye tarakaye. Wenda nabyo rero bizashira. Wa kandi. Sibyo. Bazijuriye ugamye kumbwira nawe sinyamunda kubona neza. Sawa. None wowe kubyutse hari hakiriho amasaha yo kuryama ariko. Nise ni gute naryama kandi wabyutse. Hari icyo nakuje kuryama? Ni ntabwo nkujije ariko Mbyuka nza hano nigeze ngukangura. Shira kubona umeze ukuntu kumeze birambangamira. Meze gutyo nyine kubera ko mbabaye. Hari ikintu kimwe nshaka twumvikana. Kuko babarira nakubabariye byarangiye. Sinshaka na rimwe ko tuzongera kugirana ikibazo tugashwana tukarebana nabi tukabwirana nabi uko tubana nyine ibyo bigomba kubaho. Warangiza ukiruka ujya guhamagara papa nta kintu na kimwe yagufasha, nta kintu na kimwe azagufasha, nta kintu na kimwe yanteramo. Emotions ni izanjye, uko mbayeho ni njyewe, ntabwo yambwira ngo ukora iki ashaka kugikora. Uru ni urugo rwanjye ntabwo ari urwa papa. Si ngombwa ko uko tubanye ibibazo dufite ubivangamo ababyeyi banjye. Sawa. Shira ndabyumva pe kandi nakoze n'amakosa. Bose mbere ntabwo nzongera pe. Nakubabariye umva utekanye utuje nta kibazo nta kindi. Yes. Ngenze gute se? Ngenze gute? Shira. Mbonye akazi. Yego. Wow. Shira ndishimye. Yego. Wanatsinze ikizamini cyo gusinya kontra. Wow. Mana shimwe n'ukuri Mana wakoze cyane pe Mana. Ndagiye. Sinese ugenda. Abasha ahora tete ntabwo uzi icyo ubukene n'ubushomeri ari cyo. Mana urakoze. Mana mushimye ko basi ujibasha kunyumva. Mana nkwaye icyubahiro Mana. Urakoze kumpaye bwanjye. Mana urakoze Mana. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi
arebera mu madirishya abandi batambuka. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Mana urakoze, Mana urakoze, Mana we urakoze kumvira umugabakazi. Mana urakoze, Mana ndagushimye, wumve ko ngushimye kandi nzahora ngushimira ibihe byose. Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School. Tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito, ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha, ndetse n'uburyo wabangikanya aya masomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi, kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe, maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School, turagufasha gukabya inzozi zawe. Umeze neza? Tukwakiriza iki? Hari amazi, hari ji, hari amata n'icyayi. Nkenera amazi ya niyo kumva ngo hazaba nashyushye cyane. Okay. Amazi arahagije. Merci. Simbi rero wenda ntanatinze kuko nagira ngo tugire ibyo tuganira, niga mu byinshi, ariko kugira ngo byibuze uyu munsi menye n'iki kijya mbere. Ubushize naje hano wahamagaraga mpura na Frank yabishe ameze nabi, ngerageza gufata umwanya rwose ngo nze namuganirize musobanurire n'ibyari byabaye hariya, ubwo nazaga kuvana ndekeze hano. Ariko mbona neza yafunze umutwe cyane, ubona nyine ko kabisa abantu afite ikibazo. Hanyuma mbwira byagenze gute, byarangiye gute, bimeze bite? Isa nyine yari yarakaye, gerageza kumusobanurira uko byagenze. Ibyo namubwiye nyine ibyo nawe bamubwiye. So yari agifite nyine afite uburakarimo gake, ariko bizashira. Kuko namusaba imbabazi amubabarira, nawe kandi yarakubabarira. So buriya uko biri kose buhoro buhoro bizagenda bishira. Kandi urumva n'ubundi buriya iyo umuntu yarakaye kandi biriya bintu ubundi ni ibintu binakomeye, no kubyizera usanga wenda ashobora kuba atarabyizera neza 100%, ariko buhoro buhoro bizagenda biza niba koko yaratanze imbabazi. Shangiye kundi ruhande naramwumvaga, mpamvu nagerageje kumusaba imbabazi cyane, ariko yarambabariye nta kibazo, tumeze neza nubwo nyine akirakaye mu gake, ariko bizashira. Shasa yakoze n'ukuri, ndishimye cyane cyane.
murakomeye nama umeze mutse turaho isi ya mukuru urakiri asante isi ndabona ubonye undi mushyitsi rero ngeze aha ngaha nta kibazo komezanya n'umushyitsi urakoze cyane yego sawa papa ni karibu asante Frank ahari se? Musanze yagiye yabonye akazi okay. Yabonye akazi wumva yahise agenda. Okay. Yameze neza ariko. Meze neza. Mama. Ameze sawa. Nese ni wa ex wawe? Ndanaga ex wanjye. Ni mukuru we. Ni wa wundi nakubwiraga waje nyine akamutora ara ku gipangu. Okay. Wari umubona umusirikare? Umusirikare. Okay. Yeah. Mama ameze ati? Ameze neza. Mumbarenje hano mbatunguye. Numvaga ntatuje kubera ya situation nabasizemo. Nashaka kumenye uko bimeze. Ntabonetse ko Frank ntamusanga hanga. Okay. Ariko nabyo nabiza kubera ko nibagiye kubera ko yabonye akazi ibyo nabyo ndabyishimiye cyane. None se bimeze bite? Nyine turaho. Yarambabariye. Ndiza kubyaranye. Yarambabariye. Ariko aracyarakaye. Ntabwo uje birashira ariko yarambabariye. Ntabwo uje birashira? Ushatse uvuga iki? Nyine n'ubwambara ariko aritwara bidasanzwe. Gute se? Nsiga mu buriri akaza kuryamana muri salo. Nyine afite imyitwarire idasanzwe. Aragusiga mu buriri akaza kuryamana muri salo? Yego. Nese byatewe nuko cyagiye wampamagaye se? So nyine urebye nabyo birimo yego nawe nabyo byaramubabaje ariko no kuba ari njye wateje ikibazo nahita nkwamagana nabyo ntabwo byakiriye neza. Okay. Isimbi rero koga ntabwo ari ugukina. Buriya Frank ndamuzi n'umwana wanjye. Arakara vuba ariko kandi kanashira vuba. Kubaka urugo rero biragusanga witwararike umurongo akubwiye kujyamo aba ari ujyamo. N'abantu itwara gutya witwara uko nguko. Ibyo ni ibintu bizashira vuba vuba ndabizi. Ariko n'ubutaha nibizajya bikugora cyangwa ari situation nk'iriya winjiyemo kumvira kugoye ntuzagire rwose wese takumpamagara. Cyo mpamagara nze ndebe kubyifashe. Frank n'umwana wanjye ndamuzi uko ateye n'amaraso yanjye. Nzi nanjye n'uburyo ngomba kumutwara kuko bashaka ko umuhungu wanjye yubaka. Papa azambwira ntakibazo. Okay, so ntabwo ndi butinde rero. Nanjye nyine kujya mumenye uko bimeze. So reka ngende rero. Uzakurikiza izo nama. Sibyo? Sorry papa. Mbere kuba nakubeshye. Arishire nakubwiye. Kimeze gite? Mbere kuba nayimubeshye. Nyine nibwo nabwiye ngo nzajya ndakubwira ariko yambujije yambwiye ko ntazongera kugenda kumwamagara nyine mubwira ibibazo twagiranye.
uko yambwiye ngo ibibazo tuba twajyanye n'ibyanjye nawe ntabwo yari kureba rero nyine urumva nakundi ko nabigenza niko nabwiye ngo yamuhamagara kandi yambujije bitakunda ugerageze ugende mu murongo gusaba tuzareba sibyo umva bizagenda neza ugerageze rwose ugendere mu murongo bashaka kuko nawe mutware neza ariko umugore n'umugabo nyine mugira ngo maze gukura ariko ubwo hari ibibazo bikemurirwa papa ndagerageza